turabasuhuje mwese abakurikiye icyumba cy'ibitekerezo. Uyu munsi benshi bari kwibaza ibibazo byinshi, bati kuki ubucuruzi bw'ibyuma bya Rika Stores buri kuvugwaho cyane? Ese bifitiye rubanda akahe kamaro kandi bifite izihe ngaruka? Mu minsi ishize mu Rwanda hamaze kuvuga inkuru zijyanye n'ubucuruzi bw'ibyo benshi bita Rika Stores, aho hari ibiganiro n'amakuru avuga ku mabwiriza akomeye ashobora kugenga cyangwa guhagarika uburyo bw'ubucuruzi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ese ni iki cyihishe inyuma y'iyi gahunda? Ese ni inyungu ki leta ishobora kubigamije? Ese abaturage n'abacuruzi bo babibona bate? Uyu munsi mu cyumba cy'ibitekerezo tugiye gusesengura iyi ngingo twifashishije amategeko, ubuzima rusange ndetse n'ubukungu. Icyumba cy'ibitekerezo TV, aho tuganira ku iyobokamana, ubuzima, inzira y'inzitane ndetse n'ubuhamya. Kurikira icyumba cy'ibitekerezo TV. Turabasuhuje mwese abakurikiye icyumba cy'ibitekerezo. Uyu munsi benshi bari kwibaza ibibazo byinshi, bati kuki ubucuruzi bw'ibyuma bya Rika Stores buri kuvugwaho cyane? Ese bifitiye rubanda akahe kamaro kandi bifite izihe ngaruka? Mu minsi ishize mu Rwanda hamaze kuvuga inkuru zijyanye n'ubucuruzi bw'ibyo benshi bita Rika Stores, aho hari ibiganiro n'amakuru avuga ku mabwiriza akomeye ashobora kugenga cyangwa guhagarika uburyo bw'ubucuruzi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ese ni iki cyihishe inyuma y'iyi gahunda? Ese ni inyungu ki leta ishobora kubigamije? Ese abaturage n'abacuruzi bo babibona bate? Uyu munsi mu cyumba cy'ibitekerezo tugiye gusesengura iyi ngingo twifashishije amategeko, ubuzima rusange ndetse n'ubukungu. Reka turebere hamwe, iyo uvuze Rika Store biba bisobanuye iki? Rika Store ni iduka ryihariye ricuruza ibinyobwa bisembuye n'inzoga z'amoko atandukanye. Aya maduka ashobora kugurisha inzoga zikorwa mu Rwanda ndetse n'izitumizwa mu mahanga. Akenshi aba bafite ububiko bunini kandi bucuruza ku bwinshi inzoga zitandukanye. Aha hari ikibazo rukumbi kimwe gusa abantu benshi bakomeje kwibaza, bati kuki hari abashyigikira kugabanya cyangwa se guhagarika ubu bucuruzi burundu? Hari impamvu zitandukanye zikunze gutanga. Iya mbere, kugabanya ubusinzi. Abahanga bavuga ko igihe inzoga ziboneka ahantu hose kandi amasaha yose, bishobora gutuma abantu benshi banywa inzoga birenze urugero. Ibi bikaba bishobora kongera impanuka zo mu muhanda, amakimbirane mu miryango, ihohoterwa ndetse n'ubukene. Icya kabiri, hari ukurengera urubyiruko. Hari impungenge ko urubyiruko rushobora kubona inzoga byoroshye. Ibi bishobora kugira ingaruka ku myigire y'urubyiruko, ku buzima ndetse no ku hazaza habo. Gatatu, hari ukugenzura ubuziranenge. Hari igihe inzoga zicuruzwa zidafite ubuziranenge cyangwa zikaba zarinjijwe mu gihugu mu buryo butemewe. Kugenzura aho zigurishirizwa bishobora koroshya igenzura ry'ubuziranenge. Ariko se hari ibibi bishobora guterwa n'iyi gahunda? Abacuruzi bamwe bavuga ko hari ingaruka zishobora kubaho. Icya mbere, kubura akazi. Kubura akazi kubera ko hari benshi bari batunzwe n'ubu bucuruzi. Kubuhagarika mu buryo bwihuse bishobora gutuma bamwe babura akazi, imiryango yabo igakena, bigateza izindi ngaruka nyinshi cyane hagati mu miryango yabo. Icya kabiri, hari igihombo. Abacuruzi bashobora kuba bafite ibicuruzwa byinshi mu bubiko. Niba rero amabwiriza ahindutse mu buryo butunguranye, aba bashobora guhura n'igihombo. Icya gatatu, hari ubucuruzi bwihishe. Hari impungenge ko bamwe bashobora gutangira kugurisha inzoga rwihishwa, bityo bikagora igenzura, ndetse bamwe kubera kuzinywa bihishahisha bikabagira ingaruka zikomeye.
n'uwo bigizeho ingaruka agatinya kujya kwa muganga kwivuza kubera kwanga kwishyira hanze. Ese inzoga zikorwa gute kugira ngo zemerwe ku isoko? Mu nganda zemewe inzoga zikorerwa mu byiciro bikurikira: hari ugutoranya ibikoresho byujuje ubuziranenge, kubisembura hakurikijwe amabwiriza y'isuku, gupima ingano ya alcohol ndetse n'ibindi bigize ikinyobwa. Hari gukorerwa kandi ibizamini muri laboratoire, gupakirwa mu macupa cyangwa mu bikoresho bisukuye. Hari ugushyirwaho ibirango n'itariki yo gukora ndetse n'iyo kurangira. Hari kandi kugenzurwa n'inzego zibishinzwe mbere yo kujya ku isoko. Iyo ibi byose bitubahirijwe, inzoga zishobora guteza ibibazo bikomeye ku buzima bw'umuntu. Reka dukomeze turebera hamwe ingaruka z'izi nzoga ndetse n'ibibazo zishobora guteza abantu benshi baba bafashe izi nzoga. Inzoga zidafite ubuziranenge zishobora gutera uburozi, ubuhumyi, kwangirika k'umwijima, indwara z'ubwonko ndetse rimwe na rimwe zigateza urupfu. Niyo mpamvu igenzura ry'ubuziranenge ari ingenzi. Aha benshi barimo kwibaza byinshi, bati mbese igisubizo ni uguhagarika ubucuruzi cyangwa se habaho kubugenzura neza ariko bugakomeza bugakorwa? Iki ni ikibazo abantu benshi barimo bibaza. Hari abavuga ko hakenewe kongera ubugenzuzi, guhana abakora amakosa, kurinda abana kugura inzoga ndetse no kubahiriza amasaha yo kugurisha ibi binyobwa. Abandi bo bavuga ko hari ubucuruzi bumwe bushobora kutemerwa bitewe n'ahantu bukorerwa cyangwa se uburyo bukorwamo. Ibi ni bimwe mu byo twashoboye kubakusanyiriza, ariko twabivugaho byinshi, gusa ararekwa ntashira. Tugana ku musozo, nubwo ibitekerezo bitandukanye, ikigaragara ni uko ubuzima bw'abaturage, umutekano n'ubukungu byose bikwiye kwitabwaho. Ni ngombwa ko amabwiriza yose yubahirizwa kandi abaturage bakamenyeshwa impamvu z'ibyemezo bifatwa. Twebwe hano mu cyumba cy'ibitekerezo tuzakomeza kubagezaho isesengura ryubakiye ku makuru yizewe, tutabogamye namba, kugira ngo buri wese afate umwanzuro ashingiye ku kuri. Niba iyi documentary yagufashije, kanda like, ukande subscribe, usangize n'inshuti zawe kandi wandike igitekerezo cyawe mu mwanya wa comment. Nge Emmanuel Nshimiyimana, umugaragu w'Imana n'abantu, mukomeze kugira umunsi mwiza.